bimwe mu bintu utaruzi mu gutorwa k'umushumba wa Kiliziya Gatolika benshi muzi nka Papa. From the human to holy, the shocking road to becoming a pope. Waba uzi inzira umuntu anyuramo ngo abe Papa? Si amatora nk'ayandi, nta kwiyamamaza, nta positeri, uretse ukwemera n'igisekuru cy'iyobokamana. Papa ni umuntu ariko agomba guhara byose, agira umwambaro wera, imyenda yihariye, kandi iyo amaze gutorwa ntaba agifite amazina yasanzwe. Urugero nka George Bergoglio niwe abenshi mwamenye nka Papa Francis uherutse kwitaba Imana. Iyo Papa apfuye cyangwa yeguye, abakaridinali 120 bajya mu nama yitwa Conclave i Vatican. Iyo ugezemo imbere muri iyo nama, telefone zawe barazifunga, nta muryango ukingurwa, nta dirishya, nta radiyo. Ibintu byose bibera muri iyo nama ni ubwiru budasanzwe hagati y'abakaridinali bavuga ko baba bakikijwe na Nyagasani. Iyo amatora agenze neza, umwotsi uva ku gisenge uba usa umweru, naho iyo amatora atagenze neza, umwotsi uba usa umukara. Ariko rimwe na rimwe ibyuma by'i Vatican byagendaga bitanga sinyali itari yo, dore ko mu cya 1997 no mu cya 1958 ubwo batoraga Papa, umwotsi wasohotse ku gisenge wajyaga gusa umweru, ariko ku rundi ruhande ujya gusa umukara. Ibyo biri mu byateye urujijo abari bakikije Vatican bose, baravuga karahava. Gusa nanone mu gutorwa kwa Papa ntabwo twakwibagirwa bimwe mu byihishe inyuma, bimwe biri mu matwi y'abantu mbarwa bazi ukuri ku byabereye i Vatican mu kinyejana cya 9. Aho inkuru ivuga iti hatowe umupapa w'umugore wari wariyambitse nk'abapadiri kugeza umuhamagaro ushyizweho akadomo ubwo yabyariraga mu nzira. Na n'ubu bamwe barabihakana, abandi baracyabyemeza. Ese njye ndinde wo kubihakana? Nk'ikinyamakuru The Vatican City Tour cyahamije iyi nkuru mu mutwe wawe wagira guti The first and only female pope. Ngayo nguko inkuru ya Pope Joan, umupope wa mbere w'umugore wabayeho. Si twakwibagirwa kandi Papa Benedicto wa 16, umupapa umwe rukumbi weguye ku bushake nyuma y'imyaka 600 hatangiye imihango yo gutora Papa. Abantu benshi baratangaye, bamwe bavuga ko yarushijwe, ndetse banatangaza ko yananiwe kubika ibanga rikomeye. Ngaye nguko ibiri inyuma y'amarido ntabyo nzi. General de Kigali Focus.